icyambere nigibeshya oya cya kabiri gira imbabazi yeye cya gatatu ijambo yivugiye yeye bwayo erekorekerana imyaka igihumbi muri Imana yavuganye nawe niba ariyo yavuze kizasohora. Hari ibyo ivugira mu nzozi birasohora, hari n'ibyo ivugira mu bahanuzi no mu ijambo ukumva ijwi ahatandukanye. Tuzabaganiriza aho Imana ivugira ahatandukanye. Katwihute rero, nshaka ko tuganira ku rota imbwa ikwirukankaho. Inzozi urotamo imbwa karota imbwa ikwirukankaho yenda kugufata cyangwa ikakuruma, hari n'uyisiga. Ibyo bisobanuye iki? Kristo bana natwe muri izi nzozi, mbaraga zawe zituganze, Mwuka Wera tuyobore, idestavoketa bitavuga Imana biceceke mu izina rya Yesu, amen. Niba urota izo nzozi, imbwa iri kukwirukankaho ikakuruma cyangwa ikagufata cyangwa ukayisiga, iyo uyisize Imana ibiri kukwereka ko ikurinze. Ni urugero y'uri umukobwa cyangwa umugore, ni basore baba bagufitiye ubuhehesi cyangwa abagabo. Y'uri umugabo, ni bakobwa cyangwa abagore baba bagufitiye ubuhehesi. Imbwa rero yikurumye, umva utabaye maso wagwa muri icyo cyaha cy'ubusambanyi. Ariko iyo uyisize, hari umuntu umwe warotaga akarota yurira igiti, ndamuzi ni umugabo, akarota yurira igiti imbwa nayo ikamuzamukaho. Kumva rero ubusambanyi bwari bumusatiriye. Urasenga ugafata amasengesho iyo mbwa ukayijwigiriza ukayica mu izina rya Yesu ikaguhunga. Ariko iyo utabaye maso ngo ibisengere biveho, umva imbwa irakuruma rero ukugwa mu busambanyi. Kandi murabizi aho Imana ihita igushiraho, numva ni towa. Rero abantu baruta izo nzozi mube maso, mumenye icyo Imana ibiri kubabwira. Shalom.